kwishimira? Ni iki kiri kuguca intege? Ni iki kiri gutuma wumva ko ijambo umuntu yakuvuze hari ryo rifite agaciro? Nta gaciro rifite. Haleluya. Ahubwo ijambo Imana yakuvuzeho ni ryo rifite agaciro. Garukira aho ngaho. Warasengaga Imana ikanezerwa, wabaga mu bihe byiza ugatindana n'Imana, ukiherana n'Imana, Imana ikakwibira amabanga, Imana ikabana nawe, Imana ikakugirira neza, Imana urugo rwawe ikazi ikarwubaka. Ariko ntabwo ukiri maso, urabona ibibazo biri kuza byisukiranya kubera ko nawe wabaye indangare. Kwihanganira ibikugerageza byarakunaniye, bituma ubindangara, bituma uva mu byizerwa. Imana iraza ikagushaka handi mwahuriraga ikakubura. Ubutabazi ukeneye n'ubuhe? Ubutabazi ukeneye n'ubuhe? Kwaho wabonaniraga n'Imana itakikubona, kwaho wiyungiraga n'Imana itakikubona, handi wariraga ukaririra Imana, usigaye uririra abantu, usigaye witeza abantu. Ariko ndagira nkubwire ngo mbere na mbere Imana, mbere na mbere Imana mu buzima bwawe bwose, mbere na mbere Imana niyo izakugirira neza, mbere na mbere Imana niyo izakurengera mu gihe ugeze mu kaga, mbere na mbere Imana niyo izagutabara. Haleluya. Mu gihe ukeneye ubutabazi, Imana ikugirire neza, Imana ikwishimira kandi ikakunezerererwa. Ahantu hose murajyana. Reka mbabwire, hari abantu baba batizera Imana bakabyuka bikemera badasenga, bakajya muri business zabo bakabona biremera badasenga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo byemera, ariko Imana ntabwo ikuzi. Nubwo hari ibyo ugerageza bigakunda udasenga, ariko wibuke neza ko Imana itakuzi. Wibuke neza ko Imana nta kintu na kimwe yakwibukiraho. Wibuke neza ko nta bugingo uteganyirijwe. Niyo mpamvu nkubwira aya magambo nkakubwira ngo izere Imana. Imana niba ikuzi, izivanga mu byawe, izaba mu byawe, izakugirira neza. Buri muntu ku giti cye nabane n'Imana. Buri muntu ku giti cye niyizera Imana. Buri muntu wese aba afite ukuntu asenga, buri muntu wese aba afite ukuntu yizera Imana. Izera Imana rero izakugirira neza kandi izagutabara. Byo wabonaga ko bikomeye, Imana izabihindura ibyoroshye. Byo wabonaga ko bitashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Nubwo ku bantu bitashoboka, ariko imbere y'Imana birashoboka. Ndagira ngo rero uve muri ako gahuge wari urimo, ndagira ngo uve muri uko gucika intege wari urimo, ongera uhaguruke. Ongera uhaguruke, ongera uhaguruke, ongera wizere Imana, ongera wiringire Imana. Imana izagutabara. Umuntu akaba afite ibibazo n'ibigeragezo aho atagiye ku mavi ngo asenge Imana, yizere Imana, ahubwo akumva ko agomba kubivamo, akumva ko umuti wa byose ari ukubishingukamo, akumva ko umuti wa byose ari ukuva mu byizerwa. Ariko ntabwo umuti wa byose ari ukuva mu byizerwa. Umuti wa byose ni ugusenga, ni ugusenga Imana ikakugirira neza. Nawe nyine reba ibyo bigeragezo bikugose, urebe izo ndwara zikuzengurutse, urebe ukuntu mu rugo rwawe bimeze. Urambwira ngo uzatabarwa no gucika intege, ngo uzatabarwa no kubivamo. Hari n'abavuga ngo igihe twasengeye, igihe twizeye Imana, ngo ntacyo yakoze, ngigiye twizeye Imana ngese ngo kwitadusubiza. Yarasubije, ahubwo ntabwo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Imana hari abantu bajya bayimenyera, hari abantu bajya bayifata nk'imiryango yabo, bakayifata nka base wabo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo
yifate nk'Imana. Imana yifate nk'Imana kuko niyijiza nk'Imana. Tayasire binifo shayini more. Imana isa nk'Imana. Yifate nk'Imana. Nawe ije ku buzima bwawe, ije kukugirira neza. Wimenyera Imana, yubaye kuko icyubahiro cyayo ni icyayo. Ntabwo yarirahirira avuga ngo iki cyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi. Ntangaririye Imana. Tagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho, kuko kuba wava mu byizero nta gihombo Imana ifite, ahubwo ni wowe uri kwihombya. Ni wowe uri gusubira inyuma, ugasubiza inyuma amasezerano yawe. Ko hari ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Imana ntiyabura uwikoresha. Imana ntiyabura ukwitabara abari kuyitakambira ku manywa ndetse na nijoro. None wowe amasengesho wasenze koko ushaka kwemera ko aba impfabusa? Ushaka kwemera ko atazibukwa imbere y'Imana? Garukira aho ngaho. Yesu yantumye ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho. Nigeze nsengera umukobwa umwe, yari yagiye mu butayu ngo agiye gusezera Imana. Bwira Imana ngo Mana ndagusezeye, ibyo wansezeranije ntabwo wigeze ubikora, amasezerano twagiranye ntabwo wigeze uyakora. Imana irambwira ngo, nari ndi mu rugo, irambwira ngo fata inzira ngo utume. Fata inzira ndahaguruka. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'Imana Irahari TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turagize duti Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abarwanirire, yaba urwaye waba suri muzima, ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi ukenera imbaraga z'Imana. Ndinginga Uwiteka akubere maso kandi akurengere, akurwanirire, gushyigikire mu byo werekejeho amaboko byose. Nk'uko bisanzwe twatumiye umukozi w'Imana, muri kumubona kuri screen zanyu. Ntabwo ari ubwa mbere tubanye nawe, ni inshuro zitari nkeya kandi tuzakomeza kubana. Reka tumwakire. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Amakuru y'iminsi? Makuru ni meza, turashima Imana. Reka wibwire abakunzi b'Imana Irahari TV. Hari abakuzi, hari n'abandi tugenda twunguka uko bwije n'uko bukeye. Reka uyu munsi ubibwire. Amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhane umugisha cyane. Yego Rebeka, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ntabwo dutinda, ntabwo turi buze kujya mu bibazo byinshi, ahubwo ndakwinginga kugira ngo udushyire imbere y'Imana hamwe n'abadukurikiye. Ahasigaye uduhereze message Imana yaguhaye. Karibu nisengesho. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ibera hose icyarimwe. Turagushimye ko wabanye natwe, ukaduha uyu mwuka duhumeka, ukaba wemeye ko imirimo yawe ikomeza kwerekanwa muri twe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuba imbere yawe rero Uwiteka, turakwinginze ngo ubane natwe kandi tuyoborwe nawe. Ijambo rigiye guca hano hantu ndakwinginze kugira ngo Mana rihigire aho rivana benshi, rigire naho ribashyira. Mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe, imbaraga n'amavuta ntaba ari twe Uwiteka, ahubwo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu ni ijambo ry'Imana. Ndabaramukije abo ku Imana Irahari TV. Yesu nashimwe cyane. Nkuko bisanzwe twari tumaze iminsi ya mutambona, ariko ntaho mba nagiye n'ubundi mba ndi ku murimo w'Imana nkuko bisanzwe.
ababizi barabizi ko natangaje ko hari igihe biba ngombwa ko dusengera mu nzu, hari igihe biba ngombwa ko dusengera ku misozi. Nimujya mumbura rero si uko mba nabuze, ahubwo n'ubundi umurimo w'Imana uba ugikomeje, n'ubundi mba ndi ku murimo w'Imana. Yesu aduhana umugisha cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana rutege amatwi, kubera ko ni ijambo rikomeye cyane Imana yampaye ubwo nari ndi gusenga kugira ngo mbashe kuribagezaho. Unyemerere rero uritege amatwi nshuti yanjye, kandi rigira aho rikuvana, rigire n'aho rigushyira. Yesu araguha umugisha cyane. Mbanje no gusuhuza inshuti zanjye, yaba bari mu Rwanda yaba bari hanze, bose Yesu abishimire kandi ndabakunda cyane. Imana tugirire neza kandi Imana idufashe. Tugiye gusoma iri jambo ry'Imana. Imana imfashe iri jambo ngiye gusoma rigira aho rikuvana, rigire n'aho rigushyira. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi kwambika imbaraga. Ni ijambo dusanga muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12, turasoma ku murongo wa 16. Imana tugirire neza kandi Imana idufashe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Ibyerekeye ibigeragezo ndetse n'ibishuko. Imana igufashe urebe uruhande uherereyemo, yaba ari ibigeragezo urimo muri iyi minsi, yaba ari ibishuko urimo muri iyi minsi byagutandukanije n'ubwiza bw'Imana. Iri jambo ry'Imana ubashe kuryumva, nawe witekerezeho, wibaze mu mutima wawe ngo mbese mperereye he? Wibaze mu mutima wawe ngo mbese mperereye he? Mu ruhe ruhande? Rwaba ari urw'ibigeragezo, rwaba ari urw'ibishuko. Ushobora kuba warahuye n'ibishuko byinshi bikagusubiza inyuma, ntube ukibasha gusenga, ntube ukibasha kuba imbere y'Imana. Cyangwa ukaba warahuye n'ibigeragezo nanone ugacika intege, ukumva ugambiriye kuva imbere y'Imana. Ariko Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe, Imana igutabare cyane. Tugiye gusoma kuri murongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana imufashe. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ese wowe wihanganiye ibikugerageza gute muri iyi minsi? Wihanganiye ibiri kukugora gute muri iyi minsi? Ese ntabwo ibigeragezo byaba byarabaye byinshi ukaba warahisemo kureka gusenga? Ntabwo ibigeragezo byaba byarabaye byinshi ukaba warahisemo gucika intege? Nagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe kwihangana. Igihe urimo ntabwo nyizi, ibigeragezo uri guhura nabyo muri iyi minsi ntabwo mbizi, ariko nshuti yanjye muvandimwe, wowe unkurikiranye, ndagusaba kugira ngo ubashe kwihangana, ndagusabira kugira ngo ubashe kwambara imbaraga. Ntabwo iki ari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo kwihanganira ibitugerageza. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Umuntu wihanganiye ibimugerageza ngo azambikwa ikamba ry'ubugingo. Umuntu wihanganiye ibimugerageza azahabwa ingororano nziza. Umuntu wihanganiye ibimugerageza Imana izamutabara kandi izamugirira neza. Imana igufashe, iguhe imbaraga zo kwihanganira ibintu bikugerageza. Imana igufashe, iguhe gukomera mu bintu uri gucamo muri iyi minsi. Imana inyemerere aka kanya igufashe. Ndi kugusabira imbaraga wowe aho uri
hose mu kigeragezo urimo icyo uri guhura nacyo Imana iguha imbaraga Imana igufashe ntabwo umuti wa byose ari ukuva ku Mana ntabwo umuti wa byose ari uguteshuka ahubwo ni ukuguma ku Mana ukihanganira bya bindi bikugerageza reka dukomeze dusome kuri uyu murongo wa 13 haravuga ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje kuko bidashoboka ko Imana yosha ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu ntimukayobe bene data bakundwa Imana ihabwa icyubahiro cyane umuntu nateshuka ntakavuge ngo Imana niyo yamushutse Imana niyo yamwoheje ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yacu ntabwo yosha ibibi Imana yacu ntabwo ibwira abantu ngo bakora ibibi ahubwo ngo ryarari ryawe rirararikira ibyo rirarikiye ngo bigatwita byamara gutwita bikabyara icyaha Imana idufashe cyane ese urariki muri iyi minsi ni iki kiri kugutandukanya n'Imana ko tumaze kubona neza ko icyaha kibyara urupfu ko tumaze kubona neza ko nta mahoro y'umunyabyaha ndagira ngo ugarukire aho ngaho ngo ntukayobe mwene data mukundwa ndagira ngo uve mu nzira wari urimo urayoba kubera ko watandukanye n'ubwiza bw'Imana kwihangana byarakunaniye kwihanganira ibigeragezo birakunaniye ariko ndagira ngo ubwire ngo aya masaha Imana yambwiye ngo garukira aho ngaho kuko abasenga nibo bazabona Imana abizeye Imana nibo bazayibona nyemerera rero uhanga amaso Imana uhanga amaso ijuru nubwo uri mu kigeragezo nubwo uri mu bibazo bikomeye ku buzima bwawe ariko guhahira umuntu wihanganira ibimugerageza wo kuko Uwiteka azambika ikamba ry'ubugingo Imana itugirire neza mu gihe cyose watsinze ugatsinda urugamba urumva ko ibihembo birahari ingorano zirahari ndakwinginze ngo aya masaha unyemerere ugabikira imbere y'Imana wivuga ngo Imana niyo yanyoheje gukora ibyaha Imana ngo niyoshya gukora ibyaha ntabwo bishoboka ahubwo ryarari ryawe rikurimo niryo rikoshya gukora ibyaha niryo rirakura rigatwita ryamara gutwita rikabyara urupfu bimaze kuvuga ngo icyaha cyose mu gihe cyose wumva ko uri kugendana ibyaha mu gihe cyose wumva ko muri wowe Imana itari kukwishimira menya neza ko ibyo byaha Imana yarabibonye kandi ibyo byaha nubwo yabibonye nta musaruro nta ngororano ahubwo ibyo byaha bije kubyara urupfu ese nawe ubaze umutima wawe wibaze mu mutima uvuge ngo mbese aya masaha Yesu aje najya hehe Yesu aje mbese nagana hehe Imana idutabare cyane abantu ntabwo bakita ku bugingo abantu barimo barita ku bisubizo abantu barimo barita ko baba baguwe neza ariko ndagira ngo ngubwire ngo banza wite ku bugingo bwawe uririre ubugingo bwawe kuko igihe utazi nanjye ntazi Yesu yaza ese Yesu aje yagusanga he ibaze kuba wari umuririmbyi ugasubira inyuma ibaze kuba wari umuririmbyi ugahura n'intambara ukanga kwihanganira ibikugerageza ibaze kuba wari umunyamasengesho ugahura n'intambara ukanga kwihanganira ibikugerageza komera ushikame ndagira ngo nkubwire ngo ukiri muri iyi si uzahura n'intambara ariko uzinesha uzirwana akazitsinda arahari usibye Yesu wenyine ubasha kurwana agatsinda ubasha kurwana akakurengera nta wundi wakurengera nta wundi wakugirira neza
nyemerera rero wihanganira ibyo bikugerageza. Umuti wa byose ntabwo ari ukuva ku Mana, umuti wa byose ntabwo ari ugucika intege, ahubwo umuti wa byose ni ugusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo senga, ndagira ngo nkubwire ngo uve mu bidatunganye, nurangiza wizere Imana, nurangiza ube maso, Imana izakugirira neza. Imana ntabwo izemera uhora muri ibyo bibazo, ntabwo Imana izemera uhora muri ako gahinda. Reka nkubwire, hari Imana igihanagura amarira. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ijya ireba ikareba kwihangana kwawe, ikareba abantu bakuvuze amagambo bakuvuze, Imana ikareba uko warenganijwe, Imana ikareba ibibazo waciyemo, Imana ikareba ubupfubyi bwawe, Imana ikavuga ngo ndahagurutse nje kugirira neza, nje gushyira mu mahoro wa wundi wari uri mu bibazo, nje gushyira mu mahoro wa wundi wari uri mu kigeragezo. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yacu ntabwo ijya yirengagiza, Imana yacu ntabwo ijya yirengagiza. Garukira aho ngaho, muti wa byose si ukujya mu ngeso mbi, muti wa byose ntabwo ari ukujya mu bibazo, ahubwo umuti wa byose ni ugusenga, ni ugusenga ukaba imbere y'Imana. Tubonye ko Imana itajya yoshya gukora ibyaha, ntabwo Imana yakoshya ngo jya gukora ibyaha, ntabwo bishoboka, ahubwo ni wowe wiyoshya bitewe n'irari ryawe, bitewe n'ibyo urarikiye. Ese urarikiye iki muri iyi minsi? Waba urarikiye gusenga, waba urarikiye guca bugufi, waba urarikiye imirimo myiza, waba urarikiye kwizera Imana, cyangwa urarikiye ingeso mbi zawe? Ndagira ngo nkubwire ngo uve muri izo ngeso mbi, ahubwo wizere Imana, ahubwo wiringire Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Bivuze ngo numara kwemerwa imbere y'Imana, izibuka ya masengesho wasenze, izibuka kwa kwihangana wihanganye, izibuka rwa rukundo weretse abantu, izibuka ya mirimo myiza wakoze, kubera ko wihanganye. Ngo nukuri ngo numara kwemerwa ngo uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ko icyo kigeragezo uri kunyuramo, icyo kigeragezo uri gucamo, ntabwo ari icyo kukwica, oya, ntabwo ari icyo kukwica, ahubwo icyo kigeragezo gihagararemo neza, icyo kigeragezo gihagararemo neza. Imana iraje kukurengera, Imana iraje kuguha ibisubizo by'ibyo wasengeye inshuti yanjye, Imana iraje kuguha ibisubizo by'ibyo wayibazaga. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu bajya bibwira ko Imana itajya yumva, ariko Imana irumva kandi Imana iriho. Fata Imana nk'inyembaraga ku buzima bwawe. Satani ntagutere ubwoba ngo urapfuye, Satani ntagutere ubwoba ngo ntuzatabarwa. Ibyo ni ibikangisho bya Satani, ibyo ni ibikangisho bya Satani ari kukwihebesha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu bihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire, nubwo Satani atishimira gukizwa kwawe, nubwo Satani atishimira ko waba imbere y'Imana, ariko Satani mutera ishoti. Iki ni igihe cyo kugira ngo ukoze Satani isoni. Nabonye Satani nta bihembo byiza agira, nabonye Satani nta bihembo byiza agira. N'ijambo ry'Imana rirabitubwiye. Wowe urakora ibyaha warangiza ukavuga ngo Imana niyo yagushutse, ahubwo Satani niwe uba wagushutse, Satani niwe wakujyanye muri izo ngeso mbi. Kandi tumaze kubona neza ko ikintu wararikiye cyose, iryo rari ryawe ngo riratwita, ryamara ngo gukura rimaze kuritwita ngo rikabyara icyaha, ngo kandi ingaruka z'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ese waba wararuhiye iki wa mubyeyi we? Kuba warasenze warangiza ntubone ijuru, waba wararuhiye iki kuba warasenze ntubone ibisubizo bitewe nuko wasubiye inyuma? Komeza imbere. Naje kukubwira ngo komeza imbere, naje kukubwira ngo komeza usenge, naje kukubwira ngo komeza wizere Imana. Wa mukobwa wicibwa intege n'amagambo abana b'abantu bakubwira. Erega abana b'abantu baravuga kuko babona biri hafi aho ngaho, ariko ntabwo bazi ibyo Imana iguteganyirije.
ntabwo bazi iby'Imana iguteganyirije, ntabwo bazi iby'Imana igambira kukugirira, ntabwo bazi ko Imana izakugirira neza. Ibyo ntabwo babizi, ibyo nibyo bahishwe. Komeza imbere, komeza usenge, Imana izagutabara kandi Imana izakugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana nizagutabara ntawe izagisha inama. Wa mubyeyi wowe uhora urira, unanishwe n'urugo, unanishwe n'abana, ibyo bijya bigeraho bikarangira. Aho wari wabuze amahoro Imana igatanga amahoro, aho wari wabuze ubutabazi Imana ikaguha ubutabazi. Reka nkubwire Imana ntabwo yirengagiza, Imana ntabwo yakwemera ayo marira yawe uhora urira. Hoya ntabwo Imana yabyemera. Nicyo gituma Imana ije, kuko wihanganye ukubaka urugo rwawe nubwo bwari ruri mu kigeragezo, nubwo nta mahoro wari ufite, ariko warihanganye. Kuko wihanganye Imana ije kuguha amahoro, kuko wihanganye Imana ikugarutseho mu rugo rwawe, kuko wihanganye Imana ije kuguha agaciro wabuze. Imana ikugirire neza cyane kuko wihanganye. Imana ije kugusetsa nk'abandi. Erega nawe waseka, nawe waseka bikakubera. Erega nawe waseka wagirirwa neza n'Imana. Imana yacu igiseruka igaserukaho hahandi wabonaga ko nta gisubizo, aho hahandi wabonaga ko nta butabazi. Reka mbabwire, nubwo utabona inzira, nubwo utabona ubutabazi aho buzaturuka, ariko Imana irahazi, Imana irahazi. Reka nkubwire wowe umaze igihe urwaye uri kwa muganga, Imana yambwiye ngo ubwoba nibushire, hari Imana igitanga ubutabazi umuntu ikamugarura ubuzima, ikamugaruraho ubuzima kongera agakira, akagenda bikemera, akavuga bikemera. Urimo urahiga imihigo myinshi uvuga ngo Mana nunkura aha, nunkura kuri iki gitanda mazeho kwa muganga, Mana nzagushima. Ariko ndakwinginze kugira ngo wumvire ijambo kandi uritegere amatwi. Yesu yantumye ngo mubwire ngo ntabwo gipfuye, Yesu yantumye ngo mubwire ngo niwakire gukira ku buzima bwawe. Iyo ndwara urwaye ntabwo ikikwishe. Mana ikugirire neza cyane. Haleluya. Mana igutabare. Wewe wari umaze igihe kinini wasubiye inyuma, waranamutse wacitse intege, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wicika intege. Hari Imana ikigaruka ku bwoko bwayo, hari Imana ikigaruka ku bantu bayo. Garukira aho ngaho. Satani cyagambiriye ni ukugira ngo agushyire mu mwijima gusa, ni ukugira ngo akwiyebeshe. Nta kindi azaguhemba usibye urupfu, kandi urwo rupfu nta bugingo uzabona. Ariko ndakwinginze kugira ngo ihanganire ibikugerageza, wirebe ibyo abantu bakuvuga, wirebe ibigeragezo uhura nabyo mu kazi. Ihanganire ibikugerageza, kuko numara kwemera uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Numara kwemerwa uzatabarwa bose babireba. Numara kwemerwa uzagirirwa neza n'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho. Irari ryawe ryikujyana kurarikira ibibi, nakwifuriza ko irari ryawe ryaguha kurarikira iby'Imana, ikaguha kurarikira iby'ijuru. Umere nka wa muririmbyi winginze Imana, arayibwira ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Haleluya. Iki ni igihe cyo kwaka kugira ngo uhishurirwe amabanga. Iki ni igihe cyo gusenga ukaba maso kugira ngo Imana ikongeremo imbaraga. Hari abantu bajya bansetsa, hari abantu badamaraye, hari abantu badamarariye mu butunzi bwabo, abandi babadamariye mu bibanezeza, ariko ibyo bibanezeza bizarangira. Ibyo bibanezeza nshuti yanjye bizarangira. Ayo mazu meza azarangira, ubwo butunzi bwarangira. Ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo wizeye Imana, yaba mu mazi menshi mubanamo, yaba mu bikomeye mubana nayo, yaba mu muyaga ukomeye murabana,
kuko wizeye Imana. Imana itugirire neza kandi Imana ikugarukeho, Imana inezeze umutima wawe. Ndagira ngo nkubwire ngo gira ubwenge bwo gutindana n'Imana, gira ubwenge bwo gutindana n'Imana, gira ubwenge bwo kubana n'Imana, gira ubwenge bwo kwizera Imana, kuko Imana iyo wayizeye, Imana yacu ishoboye byose. Umuntu yakubwira ngo nshoboye byose ku buzima bwawe, ariko yapfa bya bindi yarashoboye bigasinzirira aho ngaho, yapfa bya bindi yarashoboye bikarangirira aho ngaho. Ariko Imana yacu, Imana ishimwe ko twizeye Imana itagipfa, twizeye Imana itagisaza, twizeye Imana itajya yibagirwa, kuko si umwana w'umuntu. Nagira ngo nkubwire ngo rero ihanganire ibikugerageza, uko numara kwemerwa uzambika ikamba ry'ubugingo. Imana yacu umuntu wayizeye ntabwo akorwa n'isoni. Igihe kimwe ngo umuntu yakunda kujya mu bapfumu cyane, urumva niho hari ubuhungiro bwe, yahuraga n'ibibazo akirukira kuri wa mupfumu, yahura n'ikigeragezo runaka akikanyira kuri wa mupfumu. Umunsi rero uza kuba umwe, ageze kuri wa mupfumu asanga abantu benshi cyane batonze umurongo. Mu gihe bari batonze umurongo nawe atonda umurongo, ariko akabona abantu ntibigira imbere nk'uko byari bisanzwe, nk'uko bari basanzwe batonda umurongo bajyayo, akabona abantu ntibigira imbere. Arangije abaza mugenzi we wari umwegera, aramubaza ngo ariko se ko mbona abantu batigira imbere byagenze gute? Baramubaza ati se ntabwo wamenye ibyabaye? Ati reka ntabyo namenye, njyewe naje nje kukuraguza nyine bisanzwe, ariko ndi kubona abantu batari kwigira imbere. Baramubwira ati burya wa mupfumu yapfuye, twebwe twaje gutabara. Arangije arikubita aravuga ati njyewe rero ntabwo nari naje gutabara, njyewe nari nifite ibibazo, nari nje kugira ngo nkemurire. None ubwo yapfuye reka nisubirireyo. Ariko hashimwe Yesu, abo bapfumu barapfa ibyabo bikarangira bikibagirana. Hashimwe Yesu utagipfa, hashimwe Yesu utagisinzira, hashimwe Yesu manda ye ntabwo igirangira. Haleluya! Manda ya Yesu ntabwo igirangira, nta nubwo izigera irangira. Uyu mugabo twizeye arakomeye. None wowe uri gucibwa intege n'ibigeragezo, uri gucibwa intege n'amagambo bakuvuga, uri gucibwa intege n'intambara uri kubona mu rugo rwawe, uri gucibwa intege n'intambara uri kubona mu kazi. Komera ushikame. Haleluya! Komera ushikame. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Mu ijuru hari Imana ihora iri maso, ihora ikureberera uko bwije n'uko bukeye. Mu ijuru hari Imana igitabara umuntu abantu biteze ko agiye guseba, ariko Imana ikuru tugatabara. Komera ushikame rero. Nagira ngo nkubwire ngo nturarikire ibibi, nturarikire ibyaha, nturarikire ubusambanyi, nturarikire ubusinzi, nturarikire ibyanzwe n'amaso y'Imana, ahubwo nje kukubwira ngo rarikira gusenga. Wumva ugize inyota yo gusenga, wumva ugize inyota yo kubana n'Imana, wumva ugize inyota yo kwinginga Imana. Imana ishimwe kandi Imana igutabare. Iki ni igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Iki ntabwo ari igihe urimo yanga gusenga ngo runaka mwasenganaga ngo yavuye mu byizerwa. None se Yesu ko azakubaza ibyawe azakubaza ibya runaka? Urimo uranga gusenga ngo bakuvuze, urimo uranga gusenga ngo baguciye intege. Wicibwa intege n'umuntu, wicibwa intege n'umuntu. Muririmbyi yaravuze ngo kuko umwami Yesu ankunda nda amahoro. Nimba uzi neza ko Imana ikwishimira,
ni iki kiri kuguca intege? Ni iki kiri gutuma wumva ko ijambo umuntu yakuvuze hari ryo rifite agaciro? Nta gaciro rifite. Haleluya! Ahubwo ijambo Imana yakuvuzeho ni ryo rifite agaciro. Garukira aho ngaho. Warasengaga Imana ikanezerwa, wabaga mu bihe byiza ugatindana n'Imana, ukiherana n'Imana, Imana ikakwibira amabanga, Imana ikabana nawe, Imana ikakugirira neza, Imana urugo rwawe ikazi ikarwubaka. Ariko ntabwo ukiri maso, urabona ibibazo biri kuza byisukiranya kubera ko nawe wabaye indangare. Kwihanganira ibikugerageza byarakunaniye, bituma uba indangare, bituma uva mu byizerwa. Imana iraza ikagushaka ahandi mwahuriraga ikakubura. Ubutabazi ukeneye ni ubuhe? Ubutabazi ukeneye ni ubuhe? Kwaho wabonaniraga n'Imana itakikubona, kwaho wiyungiraga n'Imana itakikubona, ahandi wariraga ukaririra Imana, usigaye uririra abantu, usigaye witeza abantu. Ariko ndagira nkubwire ngo mbere na mbere Imana, mbere na mbere Imana mu buzima bwawe bwose, mbere na mbere Imana niyo izakugirira neza, mbere na mbere Imana niyo izakurengera mu gihe ugeze mu kaga, mbere na mbere Imana niyo izagutabara mu gihe ukeneye ubutabazi. Imana ikugirire neza, Imana ikwishimira kandi ikakunezerererwa ahantu hose murajyana. Reka mbabwire, hari abantu baba batizera Imana bakabyuka bikemera badasenga, bakajya muri business zabo bakabona biremera badasenga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo byemera ariko Imana ntabwo ikuzi. Nubwo hari ibyo ugerageza bigakunda udasenga, ariko wibuke neza ko Imana itakuzi. Wibuke neza ko Imana nta kintu na kimwe yakwibukiraho. Wibuke neza ko nta bugingo uteganyirijwe. Niyo mpamvu nkubwira aya magambo nkakubwira ngo izere Imana. Imana niba ikuzi izivanga mu byawe, izaba mu byawe, izakugirira neza. Buri muntu ku giti cye nabane n'Imana. Buri muntu ku giti cye niyizere Imana. Buri muntu wese aba afite ukuntu asenga, buri muntu wese aba afite ukuntu yizera Imana. Izere Imana rero izakugirira neza kandi izagutabara. Byo wabonaga ko bikomeye, Imana izabihindura ibyoroshye. Byo wabonaga ko bitashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Nubwo ku bantu bitashoboka, ariko imbere y'Imana birashoboka. Ndagira ngo rero uve muri ako gahuge wari urimo, ndagira ngo uve muri uko gucika intege wari urimo, ongera uhaguruke. Ongera uhaguruke, ongera uhaguruke, ongera wizere Imana, ongera wiringire Imana. Imana izagutabara. Umuntu akaba afite ibibazo n'ibigeragezo aho atagiye ku mavi ngo asenge Imana, yizere Imana, ahubwo akumva ko agomba kubivamo, akumva ko umuti wa byose ari ukubishingukamo, akumva ko umuti wa byose ari ukuva mu byizerwa. Ariko ntabwo umuti wa byose ari ukuva mu byizerwa. Umuti wa byose ni ugusenga, ni ugusenga Imana ikakugirira neza. Nawe nyine reba ibyo bigeragezo bikugose, urebe izo ndwara zikuzengurutse, urebe ukuntu mu rugo rwawe bimeze. Urambwira ngo uzatabarwa no gucika intege, ngo uzatabarwa no kubivamo. Hari n'abavuga ngo igihe twasengeye, igihe twizeye Imana, ngo ntacyo yakoze, nk'igihe twizeye Imana ngese ngo kwitadusubiza. Yarasubije ahubwo ntabwo wabimenye. Imana yaragushubije ahubwo ntabwo wabimenye. Byonyine no kuba ugihumeka umwuka w'abazima, ibiguhiga byari byinshi, byakugerageje ngo bikwice byari bihari. Uvuga ko Imana itagushubije gute? Uvuga ko Imana itagutabaye gute? Uvuga ko Imana itakurengeye gute? Imana yarakurengeye. Imana yabanye nawe. Imana yabaye mu ruhande rwawe, ahubwo wabaye ingayi. Wabaye ingayi, wabaye ingayi.
ugaya Imana, ugaya ibyo yakoze, kandi mu by'ukuri ibyo yagukoreye byari bikomeye cyane. Uyitura gucika intege, uyitura kuva mu byayo, usigaye wifatanya n'ab'isi, kwitandukanya byarakunaniye. Garukira aho ngaho. Mana yambwiye ngo garukira aho ngaho, nayo iraje kugarukeho. Muca bugufi ukongera ukayizera kandi ukayiringira, Imana nayo iraje kugarukeho. Imana nayo iraje kugirire neza. Imana nayo iraje yivange mu byawe byari byaranze biremera, byo wabonaga ko byari bikomeye. Imana irabihindura ibyoroshye, kuko ni Imana icyo tuyikundira ni Imana y'inyempuhwe cyane. Imana yacu igira impuhwe n'ibambe, gira imbabazi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wikibwira muri uko kudamarara kwawe hari umusaruro mwiza uzabikuramo. Nta musaruro mwiza uzabikuramo, nta musaruro uzabikuramo muri ubwo burangare bwawe. Zonegere botaya sire mando yasika, muri uko kwibagirwa Imana nta musaruro uzabikuramo. Garukira aho ngaho, wiva mu byizerwa, wiva mu masezerano, wivuga ngo kuko runaka yabivuyemo mbivuyemo, wivuga ngo kuko amasezerano atinze mbivuyemo. Muririmbyi w'169 avuga ngo iki? Imyaka 1000 Imana ni myinshi kuri twebwe, ngo kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. Gihe utazi, Imana iziyerekana mu gihe cyayo. Iyi Imana hari abantu bajya bayimenyera, hari abantu bajya bayifata nk'imiryango yabo, bakayifata nka base wabo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo yifate nk'Imana. Imana yifate nk'Imana, kuko niyijiza nk'Imana. Taya sire binifo shayini mora. Imana isa nk'Imana, yifate nk'Imana. Nawe ije ku buzima bwawe, ije kukugirira neza. Wimenyera Imana, yubaye kuko icyubahiro cyayo ni icyayo. Ntabwo yarirahirira avuga ngo iki cyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi. Ntangaririye Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho, kuko kuba wava mu byizero nta gihombo Imana ifite, ahubwo ni wowe uri kwihombya, ni wowe uri gusubira inyuma, ugasubiza inyuma amasezerano yawe. Ko hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Imana ntiyabura uwikoresha, Imana ntiyabura ukwitabara abari kuyitakambira ku manywa ndetse na nijoro. None wowe amasengesho wasenze koko ushaka kwemera ko abimfabusa? Ushaka kwemera ko atazibukwa imbere y'Imana? Garukira aho ngaho. Yesu yantumye ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho. Nigeze nsengera umukobwa umwe, yari yagiye mu butayu ngo agiye gusezera Imana.
bwira Imana ngo Mana ndagusezeye, ibyo wansezeranije ntabwo wigeze ubikora, amasezerano twagiranye ntabwo wigeze uyakora. Imana irambwira ngo, nari ndi mu rugo, irambwira ngo fata inzira ngo utume. Fata inzira ndahaguruka, imbwira aho nsanga uwo mukobwa. Yari ari no mu masengesho y'iminsi 2. Birababaje, biteye agahinda nshuti bavandimwe, kuba muri gusubira inyuma. Noneho byongeye, amasengesho mwari gukora muri kwishinganisha imbere y'Imana, mukaba muri kuyakora muri kuyisezera, mukaba muri kuyakora muri kuyituka. Ayo masengesho ntabwo azumvikana imbere y'Imana, kuko Imana yacu ireba, izakureba ikugaye. Ngeze muri ubwo butayu, nsanga umukobwa yarize, amarira yamwishe. Ati Yesu nje kugusezera. Ndangije ndamubwira ngo mva muko, umaze iminsi mu masengesho y'iminsi 2 usezera Imana, ariko Imana yambwiye ngo akira urupapuro n'ikaramu bisinyire ko uyisezeye. Suko Yesu atabonye kwitotomba kwawe, yarabibonye, amaze no kubireba biramubabaza. Ndamubwira ati ngaho bisinyire ubwire iyo Mana ko uyisezeye, reka kubivuga ku munwa gusa, akira bisinyire, akira ubihamye isinye ndayitahana yuko wasinyiye ko usezeye Imana. Yajya gufata ikaramu agatitira, yafata ikaramu agatitira. Ndamubwira ati ko uri gutitira se, ntiwari warize waciye ibikuba wanze kurya ngo urimo urasezera Imana? Imana irambwira ngo mwibutse ibyo namukoreye. Imana igenda inyereka iyerekwa rye. Ndamubaza ngo iki niki, Imana ntiyagikoze? Ngo yaragikoze. Igihe iki niki Imana ntiyakurengeye? Ngo yarandengeye. None uyituye kuyisezera. Ndamubwira ati banza witekerezeho, nukuri nanjye naje kubw'Imana kubw'uko yantumye. Niwumva ko bikwiriye kugomba gusezera ku Mana uyisezere, itekerezeho vuba, ngewe ndumva nshaka gutaha. Umukobwa arangije amanika amaboko aravuga ngo nsanze nta bwenge ngira, nsanze ndi igicucu, nsanze mu gukurikira Imana kwanjye kose narayikurikiranye ubujiji no kudashima. Byasabye icyo gihe ko asaba imbabazi Imana, asaba Imana imbabazi, arayibwira ngo Mana mbabarira, ariko uri Imana, ko byagenda kose uri Imana. Mbese nagusezera nkajya he? Ese nagusezera bikagenda gute? Nsanze nari nibeshye. Imana ni umubyeyi mw'abantu mwe, uhemukira umuntu kamuhemukira, ugashwana n'umuntu akantu gato cyane kagahita kagutandukanya nawe, yakubona agashaka nawe unyuza agashaka kuhanyiza umuriro. Ariko icyo dukundiriye Imana ni umubyeyi. Iyi Mana ni umubyeyi, yasabye Imana imbabazi, agarukira Imana, Imana imuha umugisha. Kandi n'ibyo yabonaga ko bitashoboka kugeza iyi saha byarashobotse. Ubu ni umugabo wo guhamya ineza y'Imana.
nawe rero ndagira ngo nkubwire ngo urebe aho watandukanye n'Imana, urebe aho watandukanye n'ubwiza bw'Imana, ugarukira aho ngaho. Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu wihanganira ibimugerageza uwo nguwo namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Unyemerere wumve ko amasengesho wasenze atabaye ubusa, yageze ku Mana. Wikumva ko birangiriye aho ngaho, wikumva ko ibyawe birangiye, ahubwo umva iri jambo, wumve ko Yesu agukunda, wumve ko Yesu akwitayeho, wumve ko Yesu icyo agambirira kukugirira ari icyiza atari ikibi. Ndi kwigishira ijambo, mbonye iyerekwa zari zarubitswe. Ndi kumvira ijambo, ndi kuvugira ijambo, mbonye iyerekwa ry'abantu benshi dosiye zabo zari zarubitswe, ibisubizo byabo byari byarubitswe, ariko Imana irambwiye ngo umuntu urafata icyemezo akimara kumvira ijambo, akongera akagaruka imbere y'Imana, akava mu byaha, ibyo bisubizo Imana iraza kubyubura. Ibyo bisubizo Imana iraza kubyubura, kandi araza kubona ugukora kw'Imana, araza kubona Imana imusanze mu rugo rwe, araza kubona Imana imusanze mu bukobwa bwe, araza kubona Imana imusanze mu busore bwe, araza kubona Imana imusanze mu kazi ke, araza kubona Imana imusanze muri bizinesi ze, araza kubona Imana imusanze mu mashuri ari kwiga. Uraza kubona Imana mu buryo butandukanye. Nyemerera rero wakira imbaraga z'Imana, nyemerera wakire kwihanganira ibikugerageza, kuko Yesu aragukunda kandi akwitayeho. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza, Imana ibishimire, kandi Imana inezeze imitima yanyu aho mwari mwanamutse, aho mwari mwacitse intege. Mbasabiye imbaraga mu izina rya Yesu, nimwakire imbaraga z'Imana. Reka dufatanye turi gusenga. Imana ibagirire neza. Ahantu hose waba uri, bishobora kuba wari wacitse intege, ushobora kuba wabonaga nta butabazi, ushobora kuba wabonaga ko Imana yakuretse, ariko nagira ngo nkubwire ngo urambure ikiganza cyawe dusengane Imana. Nzi neza ko Imana irita kuri uko gusenga no guca bugufi urabuyeretse, ikugarukeho mu izina rya Yesu. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana, ijambo ryawe riratwomora, ijambo ryawe hari aho ridukura, hari n'aho ritugeza. Mana, iri jambo ndakwinginze rigiye kugera ku bantu benshi batandukanye. Unyemerere Uwiteka ribe mu mitima yabo, ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo Uwiteka rishinga imizi mu mitima yabo, rizababera impamba n'urwego bizakubageza iwawe mu ijuru. Nyemerere ubagirire neza, uraryumva agaca bugufi umugisha, kandi wongere umwambike imbaraga, kandi wongere wubure dosiye mu bye. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereze umugisha. Namwe mwari mudukurikiye, Imana ibaha umugisha. Umuntu yakenera gusengana nawe, yakenera kukuvugisha, yakeneye inama mu buryo butandukanye, ndagira ngo utambutse nimero ya telefone kugira ngo wagushaka abone aho yagukura. Murakoze cyane. Uwanshaka kugira ngo dusengane Imana yampamagara kuri 0783192655. Imana iduhane umugisha cyane. Urakoze cyane.